Nshuti bakunzi ba Rio World News 250, nk'uko mumaze kubimenyera tubagezaho amakuru atandukanye yiganjemo aya politike, ay'ibyamamare n'abahanzi, ay'imyidagaduro itandukanye ndetse n'andi yose aba ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Gusa uyu munsi ntabwo tugiye kubagezaho amakuru, ahubwo twabateguriye icyegeranyo kivuga ku busobanuro bw'amazina atandukanye. Kandi nawe niba hari izina wumva wifuza gusobanurirwa, uze kwandika hasi ahagenewe comment uryandikemo, ku buryo ubutaha mu cyegeranyo tuzabakorera nanone twazarishyira mu yo tuzabasobanurira. Tutabatindiye reka duhere ku izina rya mbere ari ryo Sabrina. Izina Sabrina ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'igiheburayo, rikaba risobanura igiti kiriho amahwa. Ba Sabrina bakunze kurangwa no kwigenga, babasha kuyobora, bahora nibakwe, ndetse iyo biyemeje kugira icyo bakora baba bumva nta cyabaca intege kandi bazi gufata ibyemezo. Izina rya kabiri ni Linda. Linda ni izina ry'abakobwa nanone rikomoka ku rurimi rw'icyesipanyoro, rikaba risobanura umukobwa mwiza. Ba Linda bakunze kurangwa no kuba abizerwa, baritonda kandi ni abanyakuri. Babasha gukemura ibibazo ndetse ntibapfa gucika intege kandi biha intego. Izina rya gatatu naryo ni Hope. Naryo rikaba ari izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'icyongereza, rikaba risobanura icyizere. Ba Hope bakunze kurangwa no kubasha kuyobora, bagira uburyo bwabo bwihariye bwo gukora ndetse ibyo biyemeje gukora byose barabisoza. Imbaraga zabo zigaragarira mu bikorwa byabo kandi bakorana imbaraga zabo zose. Twihuse cyane reka turebe izina Adamu. Adamu ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'igiheburayo, rikaba rivuga uwaremeshejwe itaka ritukura. Ariko kandi izina Adamu mu rurimi rw'Ibabuloni rikaba risobanura umugabo cyangwa se ubumuntu. Ba Adamu bakunze kurangwa no gukora nibakwe, babasha kuba abayobozi beza. Iyo biyemeje kugira icyo bakora baba bumva nta cyabatanga imbere, barigenga kandi nabo kwizerwa. Irindi zina ni Geraldine. Rikaba izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'Ikidage, rikaba risobanura icumu ry'igihangange. Ba Geraldine barangwa no kudakunda kwivanga mu buzima bw'abandi, ni inyangamugayo, bazi gufata ibyemezo kandi baha agaciro ibitekerezo by'abantu kurusha ibintu bifatika, ndetse ibyo bavuze babishyira no mu ngiro. Irindi zina ni Ines. Ines ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'Ikigereki, rikaba risobanura utavangiye. Ba Ines barangwa n'ubudahemuka, bazi gufata imyanzuro, bafata umwanya wo gutekereza ku byo babona ndetse babasha kuvuga neza ibyo bazi ku buryo ubumva abasha kubisobanukirwa neza, kandi babasha kumenya aho ukuri guherereye mu buryo bworoshye. Irindi zina nanone ni Samuela. Samuela ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'igiheburayo, risobanura izina rye n'Imana. Ba Samuela bakunze kurangwa no kugaragaza amarangamutima yabo cyane, bazi gutanga amakuru, bagira umutima w'impuhwe, barakora cyane kandi bamenyera vuba. Irindi zina ni Poli. Poli ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'igiheburayo, risobanura umurezi cyangwa se umuntu urera. Ba Poli bakunze kurangwa no kubasha kuyobora, bagira uburyo bwabo bwihariye bwo gukora ibyo biyemeje, bashyirwa babigezeho. Imbaraga zabo zigaragarira mu bikorwa kandi iyo bakora batanga imbaraga zabo zose. Irindi zina nanone ni Ariane. Ariane ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'Ikigereki, risobanura ikintu gitagatifu. Ba Ariane bakunze kurangwa no kumenya gutanga amakuru, bakunda ibikorwa kurusha amagambo.
bamenyera vuba, bazi gufata ibyemezo kandi bagaragaza ikibari ku mutima mu buryo bworoshye. Irindi zina nanone ni Brigitte. Ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'igisereti rikaba risobanura uwakomotse ku Mana. Ba Brigitte bakunze kurangwa no kugira ubumuntu, nta kavuyo bagira, bakora ibintu byose ku murongo, bagira inzozi nyinshi, bagira impuhwe cyane kandi kumenya ikibari ku mutima biroroha kuko bagaragaza amarangamutima yabo. Turebe nanone ku izina Fred. Fred ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'Ikidage rikaba risobanura ububasha bw'amahoro. Ba Fred bakunze kurangwa no gukunda imiryango yabo, bakora ibintu byose ku murongo nta kavuyo, bubahiriza inshingano zabo, bagaragaza cyane kandi bakagira ubushake. Izina Julienne. Julienne ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'Ikilatini rikaba risobanura ukomoka mu muryango wa Lure. Ba Julienne bakunze kurangwa no kugira inzozi nyinshi, bagaragaza amarangamutima barimo, bagira ubumuntu, bakora ibintu byose ku murongo kandi bazi gufata ibyemezo. Izina Chantal. Chantal ni izina ry'abakobwa, ubusanzwe ryari izina risanzwe ry'umuryango, nyuma riza kwinjizwa mu mazina y'amakristo. Ba Chantal bakunze kurangwa no kuvumbura cyane, bahorana gahunda, iyo biyemeje kugira icyo bakora ntibapfa gucika intege. Bahorana ingufu kandi baha agaciro amarangamutima cyane. Ephraim. Ephraim ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'Igiheburayo rikaba risobanura utanga umusaruro mwiza. Ba Ephraim bakunze kurangwa no kugira ubumenyi bwinshi butandukanye, baha agaciro amarangamutima cyane, bakunze kwamamara, bakorana ingufu n'ubushake kandi bashyira mu bikorwa ibyo biyemeje. Turebe nanone ku izina Mark cyangwa se Mariko. Ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'Ikilatini rikaba riva ku izina Mars ry'ikigirwamana cy'intambara cy'Abanyeroma. Ba Mark bakunze kurangwa no kugira imbaraga, bazi gucunga umutungo, bakunda ibyo bakora, bazi kwiha intego kandi ibyo biyemeje baruhuka ari uko babigezeho. Mbese muri make ba Mark ni abakozi beza. Reka turebe nanone izina Claude. Claude ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'Ikilatini rikaba risobanura ucumbagira. Ba Claude barangwa no kudacika intege, babasha kuyobora, barigenga, babasha kugirirwa icyizere kandi bahorana ibakwe. Joshua. Joshua ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'Igiheburayo rikaba risobanura Imana izafasha. Ba Joshua bakunze kurangwa n'umutima mwiza, babasha kuvugira abandi, bategera amatwi abaje babagana, bariyubaha kandi bazi kubana n'abandi. Brian. Brian ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'Igisereti rikaba risobanura ubuhangange ndetse n'icyubahiro. Ba Brian bakunze kurangwa n'amahoro, umutima w'impuhwe, bagira ibitekerezo bizima, babasha kugira umuntu inama kandi bazi gufata ibyemezo. Ruth. Ruth ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'Igiheburayo rikaba risobanura inshuti. Ba Ruth bakunze kurangwa no kwihambira cyane, bagira ukuri, barangwa n'umutekano, babasha kumvikanisha neza ibyo batekereza kandi bagira uburyo bwabo bwihariye bwo gukora. Valence. Valence ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'Ikilatini rikaba risobanura uhorana umwete n'imbaraga. Ba Valence bakunze kurangwa no kwigenga, babasha kugirirwa icyizere, bagira ibakwe kandi baba abayobozi beza. Ibyo biyemeje byose bumva nta cyababuza kubigeraho. Jeannette. Jeannette ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'Igiheburayo rikaba risobanura Imana igira impuhwe. Ba Jeannette bakunze kurangwa no kwishimirwa n'abantu benshi, bagira ingufu, bakunda umwimerere, baravumbura cyane kandi icyo biyemeje cyose bakigeraho. Ornella.
Ornella ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'ikigereki rikaba risobanura ururimi rw'izuba. Ba Ornella bakunze kurangwa niba kwe, bagira ibitekerezo bizima, bahorana umwete, bazi gufata ibyemezo kandi bagira amatsiko cyane. Bienvenue ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'ikilatini rikaba risobanura uhawe ikaze. Ba Bienvenue bakunze kurangwa n'ibitekerezo byagutse ku byo babona byose. Bakunze kuba ibihangange, bahorana inyota yo kumenya, bakunda umwimerere kandi baha agaciro amarangamutima kurusha ibintu bifatika. Bienvenue nanone ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'ikilatini nk'ibisanzwe rikaba risobanura uhawe ikaze nk'uko twabibabwiye. Ba Bienvenue barangwa no gutekereza cyane mbere yo kugira icyo bakora, babasha kuba bahuza ndetse kumenya aho ukuri guherereye biraborohera cyane. Ni indahemuka kandi bamenyera vuba. Bertrand ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'ikigereki rikaba risobanura urabagirana. Ba Bertrand barangwa no kubahiriza inshingano zabo, baraganza cyane, bakunda imiryango yabo, nta kavuyo bagira kandi bazi gufata ibyemezo. Patrick ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'ikilatini rikaba risobanura umuntu wiyubashye. Ba Patrick barangwa no gukunda imiryango yabo, babasha kwirinda akavuyo mu byo bakora byose, baraganza cyane mu bo babana, bagira gahunda kandi bubahiriza inshingano zabo. Faustin akunze kuba ari umuntu mwiza, ukunda urugo ndetse akagira n'inshuti nyinshi, kandi akunze kuba ari wa muntu utabara. Afata ibyemezo bizima ndetse akunze no kugira impano yo kunga abantu. Ni wa muntu ugira urukundo kuko uwakundanye nawe atajya amubabaza. Ikindi kandi ni wa muntu uba yikundira ubushakashatsi, akaba n'umunyamurava mu byo akora byose. Lydia ni wa muntu ushidikanya cyane. Akunda gutanga ariko afite icyo ashingiyeho cyazatuma agaruza ibyo yatanze. Yikundira ubuyobozi kandi ni wa muntu uhorana morale, akenshi mu byo anavuga akunze kuba harimo ukuri. Ikindi nanone akunze kuba ari umunyabwenge ndetse usanga ahanini ari mwiza mu buryo bugaragara inyuma. Mu byo akora byose aba yabanje kubitekerezaho. Buriya kandi ikindi kintu mutari mumuziho ngo yanga umuntu umugira inama. Ni wa muntu ushobora gukora ibishoboka byose kugira ngo abone amahoro. Jacques ni umunyakuri akaba n'umunyamugisha. Akunda isuku ku mubiri we, arangwa n'ibitekerezo byubaka, agira umurava, azi kwisobanura mu mpamvu iyo ari yo yose. Gusa iyo yatangiye ikintu yakirangiza atakirangiza ngo ntacyo biba bimubwiye. Cyokoza iyo atakirangije agiharira abandi. Akunze gukora neza mu mwanya arimo kandi agakorana inararibonye. Ntakunda umuntu umukurikirana mu bikorwa bye kuko aba azi icyo ashaka n'impamvu agishaka. Diane akunze kuba ari umunyembaraga ku mpande zose. Ikindi akunze guhirwa cyane mu ishoramari. Diane cyangwa se Diana aba ari umukozi mwiza, haba mu buryo bugaragara ndetse no mu butagaragara. Afata ibyemezo byiza adahubutse, bitewe n'imiterere ye ituma abona umwanya mu buyobozi ndetse igatuma aba umunyembaraga. Ikindi Diane aba ari wa muntu ukunze gutuza cyane kandi urangwa n'ikinyabupfura. Izina rya nyuma tugiye kuba ducumbikiyeho muri iki cyegeranyo twabateguriye ni izina Innocent. Innocent ni wa muntu ukunze kuba atakora ikindi kintu icyo yatangiye atarakirangiza. Ni wa muntu kandi ukunda ibintu bijyanye no gushushanya ndetse n'imideri. Innocent agira urukundo ndetse akagira n'ubumuntu. Ikindi ba Innocent bakunze kuba bafite impano yo kwandika, ari abanyamahirwe ndetse mu byo bakora byose byaba byiza cyangwa bibi. Mu byo akora byose kandi usanga binyuze mu mucyo bisobanutse.
nshuti bakunzi ba Rio World News 250 nanga ducumbikiye iki cyegeranyo twari twabateguriye. Ufite izina ushaka kudusobanuza cyangwa se irindi zina ushaka kutugezaho twaza kutegurira mu kindi cyegeranyo, byandike muri comment hasi, natwe turaza kuyareba yose tuzabategurire ikindi cyegeranyo kijyanye n'ayo mazina muraba mwihitiyemo.